ndabivuze ku mugaragaro n'isi yose ibyumve mu bishira hose. Hey guys, ninde wabaroze? Mwari uburozi bwa hehe? Ninde wabaroze? Uburozi mwabuririye. Nta muntu wubakwa ku giti cye, umuntu yubakanwa na mugenzi we. Umuntu akomera ari uko yubakika kuri mugenzi we, umuntu agira imbaraga ari uko ashinza kuri mugenzi we. Nutangira kugenda wenyine, nutangira gukora ku giti cyawe, urimo gukura le risque yo kugwa kandi uzagwa nabi. Pasika nziza, reka dukomere umwami wacu amashyi. Mwami wacu ni muzima, kandi yahozeho na n'uyu munsi arahara iteka ryose. Dushimishijwe no kuba imbere y'Imana muri uyu mugoroba. Dushimiye umuyobozi w'abanaziri waduhaye uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kandi namwe mwagize neza aho mwagiye muturuka hose. Imana ibaho umugisha. Haleluya. Murakaze neza, Imana ibaho umugisha. By'umwihariko turi kumwe n'umushumba wacu yitwa Reverend Zabilon Habimana, niwe mushumba mukuru w'itorero ryacu hano mu Rwanda, akaba na surintendant wa district y'u Rwanda rwo hagati. Ubwo nukuvuga ngo ngiye nabaye kadogo guhera isaha, sibyo? General ari kumwe natwe, kandi murabizi ko nyine umuyobozi mukuru yahageze abandi bose bahita baje munsi y'ububasha. Ubwo navuga ngo duhite dusoza, turahita dusoza ntazini. Ubu nanjye nagiye mu bayoborwa. Haleluya. Ariko nawe ni umutaramyi mwiza, akunda ijambo ry'Imana, kandi n'umubyeyi wacu turera neza. Turagushimiye, Imana iguha umugisha. Tuguhaye ikaze muri uyu mwanya w'amateraniro. Imana iguha umugisha. Ndagira ngo rero ndatwaye umwanya dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petro. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, igice cya 2. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 6, ariko amagambo nza kuvuga cyane cyane aribanda ku murongo wa 4. Reka dusome. Ikindi mbere ko dusoma nagira ngo nongere nibutse ikintu kimwe. Mu materaniro mujye mutwara Bibiliya zanyu. Haleluya. Yesu ashimwe. Ikintu kiranga umuntu ugiye mu isoko ni igiki? Ifaranga n'agafuka ko guhahiramo. Ugiye ku isoko udafite ifaranga ngo nutware na envelope yo kuzanamo ibyo uhashye, ubusa n'umuntu utembereye, sibyo? Umunyeshuri ugiye ku ishuri arangwa n'ibitabo n'amakaramu. Umuhinzi ugiye mu murima arangwa n'isuka, umuhoro cyangwa amajagu cyangwa arozwari. Aha nari icyo ari bukoreshe yuhira imyaka. Si byiza ko muri iki kinyejana tugezemo n'urukundo umwami yadukunze ko twagira isoni yo gutwara Bibiliya. Haleluya. Byo mutwara Bibiliya zanyu, muze mu materaniro muzifite. Muzihangana cyane iritangazo tuzarivuga buri munsi ko tuzagenda tugira amahirwe yo guterana, kuko nibyo bidukwiriye mu mwami. Cyokoze ubu uyifite muri Bibiliya ayirambura isome muri application yayo, kugira ngo muri telefone fungure telefone, ariko ntuje ku zindi apps, hanyuma dusome ijambo ry'Imana. Amen. Reka dusome twese. Turasoma nayivuze Petro wa mbere ibice 2, umurongo wa mbere kugeza ku wa 6. Haravuga ngo nuko mwiyambura igomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose, mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuze amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza, niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza. Murongo wa 4, ni mumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe, riba iry'igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera,
bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana kubwa Yesu Kristo, kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka ryatoranijwe kandi ry'igiciro cyinshi, kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Iri ni ryo jambo nifuza ko tuganira nk'uko umuyobozi yabinsabye, yampaye ijambo ndibuvugeho. Haleluya. Ariko kandi by'umwihariko ni nayo ntego twebwe dufite hano mu itorero muri uyu mwaka. Dufite intego iri muri iki cyanditswe ivuga ku kwegera Imana nk'uko tuyisanga hano muri uru rwandiko rwanditswe na Petero. Iki gice tuvuye gusoma muri imirongo uko ari 6, ariko ubutumwa mfite kuri uyu mugoroba buraza cyane cyane kwibanda ku murongo wa 4, aho ubutubwira ngo ni mumwegere niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe riba iry'igiciro cyinshi. Amen. Haleluya. Ntago ndibuje mu mateka maremare, ariko nanone ndifuza wenda niba binkundira kuza gutanga ikibwirizwa cy'uyu munsi nk'inyigisho. Ndasa n'uwigisha, ndagerageza wenda kubitwara buhoro buhoro nk'umwigisha, kugira ngo ahari ubutumwa nifuza kuza gutanga nze kubutanga. Ariko mbere yuko tuza kuvuga kuri aya magambo yo kwegera umwami, haleluya, kwegera ryabuye rizima ryashyizwe muri Siyoni, murabona ko umwanditsi w'uru rwandiko yatangiranye amagambo avuga ngo nuko. Iyo avuze ngo nuko hari andi magambo yari yabanje, sibyo? Haleluya. Mu Cyongereza avuga gute? Hari ufite app y'Icyongereza mubirebe mu Cyongereza. Iyo avuze ngo nuko noneho, haleluya, nuko hari wandi magambo yagize gute? Yabanje. Ariko hano umwanditsi mu gice cya mbere ajya gusoza iki gice cya kabiri yagerageje kuvuga ibyo kwera mu ngeso, agaragaza uburyo ki abantu akagakiza kagezemo bagomba kugaragaza icyo twita itandukaniro. Bakaba ari abantu bari distinct, abantu bihariye badasanzwe, kubera ko uyu nguyu turimo twifuza kuza kwegera afite indangagaciro. Izo ndangagaciro tugomba kwigiraho, kubera iyo mpamvu uwo muntu ameze gutyo cyangwa uwo twegera ameze gutyo, twere mu ngeso zacu. Haleluya. Vuga ngo kwezwa mu ngeso. Yes. Kwezwa mu ngeso. Amen. Akora aruhabonye mu Cyongereza? Therefore. Haleluya. Uko uhagurutse mu Cyongereza usugaye tuhagurukana intero riva ngo therefore, kubera kuzi Cyongereza uba wabyishe. Vuga ngo agomba kuba ibindi bibanza amaho ngaho. Amen. Kugira ngo, haleluya, ngira ngo therefore mu Gifaransa dushobora c'est cependant cyangwa c'est pour cela que. Amen. Izo ni adverbe, niki adverbs zigaragaza ko hari junction irimo gukorwa ihuza amagambo yavuzwe mbere n'andi magambo agiye kugira gute, agiye gukurikiraho, kugira ngo aganisha abantu kugufata umwanzuro. Impamvu ibi ndi kubivuga gutya nukubera ko ndatekereza ko iri teraniro ryose duteraniyemo hano, abantu turimo hano twese twakiriye umwami Yesu nk'umwami n'umukiza wacu, kandi yazukiye mu buzima bwacu, sibyo? Hari umuntu hano utarakira Yesu? Ndatekereza ko ntawe. Mureke dukomere Imana amashyi. Haleluya. Twakiriye umwami wacu Yesu. Noneho umva rero ikintu gitangaje, ni nkaho uyu mwanditsi Petero yari yarangije gusuzuma audience yari yandikiye ubu butumwa, kuko uru rwandiko rugaragara ko yari yararwandikiye abantu bari baratatanijwe hirya no hino mu muryango wa Isirayeli, bari mu bice bitandukanye. Ariko aba bantu kubera uburyo kibagiye bahura n'uruvangitirane, zangeso bari bafite zo kugendera mu gakiza zikagenda nazo zigenda zitakaza igisa n'umwimerere wacu. Haleluya. Ashima kubandikira kugira ngo abagire inama z'uburyo bagomba kwitwara, kugira ngo iki kintu nshaka kuza kuvugaho cyo kwegera umwami ntabwo ari igikorwa umuntu ahubukira gusa uko abyutse ngo ahite yirukanga, kuko ijambo rimwe tuzi turikura mu byanditswe byera ritubwira yuko uyu twitirirwa, haleluya, uyu twitwa ko ari data,
uyu twitwa ko ari databuja, uyu twita ko ari umubyeyi wacu, uyu twita ko ari umwami wacu, character ya mbere ikintu cya mbere kimuranga arera. Uyu muntu agira gute? Ni ukuvuga ngo n'abantu bose bazamuka ku musozi we, nka kwa kundi umwanditsi wa Zaburi ya 15 yavuze ngo ninde uzazamuka ku musozi w'Uwiteka akagezayo ibirenge mu mpinga z'umusozi. Ijambo rya mbere. Haleluya, haleluya. Iyi Zaburi nayo itugaragariza urutonde, nutagira gutya, nutagira gutya, nutagira gutya, nutagira gutya, nutagenza gutya, nutagenza gutya. Uyu rero Petero hano yavuze kugira ngo abantu tubashe kwegera uyu mwami abanza kudusaba kwiyambura ibintu bitanu. Ikintu cya mbere nico twita igomwa. Igomwa isomye muri Bibiliya, wenda iryo duvuze igomwa, wenda mu abatoya twese turimo hano iki kinyarwanda gisa naho tutapfa guhita tucumva gusa. Haleluya. Ariko muri Bibiliya ijambo ry'Imana ho baravuga ngo nubugizi bwa nabi, kugira nabi. Umva mbabwire bene data ba Kristo bakundwa mu mwami, nta muntu wasogongeye akamenya yuko umwami agira neza ngo ahinduke umugizi wa nabi. Kambanire mwene se. Cya kabiri avuga uburiganya bwose. Icya gatatu avuga uburyarya bwose. Icya kane avuga ishyari. Icya gatanu avuga gusebanya. Bintu bitanu: igomwa, uburiganya bwose, uburyarya, ishyari. Ahantu murumvamo gusambana, murumvamo kwiba, murumvamo kwica. Ibi nibyo dukunze kwita ko ari ibyaha bikomeye cyane byagiye biremerera abantu, gasanga umuntu iyo tuvuga ngo ihana ibyaha abantu bagahita bakora reference ku gusambana, ku kwiba n'ibindi, kukuroga n'ibindi. Ariko kandi ushobora no kutagera ku musozi wera w'Imana kubera ko ufite gusebanya muri wowe. Gusebanya. Ubu noneho binateye ubwoba kubera ko murabizi ko n'amaleta n'inzego zigenza ibyaha ubu ngubu zagiye zihindura amategeko ku buryo noneho banagenza n'ibyaha bikorerwa mu ikoranabuhanga. Sibyo? Haleluya. Mu bugenzacyaha busanzwe hari n'ibyaha bimwe amategeko atafataga kubera ko ibyo byaha byari bitari byakaduka ngo bibe bifite framework bishobora kubonerwamo. Ariko uyu munsi ushobora kudakoresha ururimi rwawe urimo gusebya mwene so, ariko ugakoresha agatoki kuri screen. Birashoboka? Agatoki kuri screen, kuri touch screen, ugakongeza isi. Just agatoki. Akanwa ukabumbye kariyo kimeze nka super glue. Ijisho ushobora no kuburi mu kiringiti ariko ugasebanya urimo gukora kuri screen. Birashoboka ntibishoboka? Screen ugasebya mwene so, ukamuharabika, ukamuhindura zero. Uwo mwene so uri gusebya ashobora kuba ari umuririmbyi mugenzi wawe, yaba ari umuvuga butumwa mugenzi wawe, yaba ari umunyamasengesho mugenzi wawe, yaba ari umupasiteri mugenzi wawe. Tubona abapasiteri basebya abandi bapasiteri, tubona abahanuzi basebya abandi bahanuzi, tubona hari n'abapfaza microphone hano ku gatuti. Hano ku gatuti hari n'abahanu uburozi kubera microphone zo kuririmba mu rusengero. Hano bibaho cyangwa ntibibaho? Hano ku gatuti abantu baraherana uburozi, umuntu agahundi ibimwica. Hano ubwo twirinze muri za kariti. Mucuranzi mwiza uri kuri sente ucuranga neza, undi yabona yamuryanye hiti, agahagurutsa igico cy'amabandi kiza kumugambanira kugira ngo bamwambike isura imeze nk'iy'umuntu basize amabyi ku maso. Bibaho cyangwa ntibibaho? Petero arandika, haleluya, ngoresheje imvugo mbi ndetse nimwirirwa muyasigana.
abantu birirwa bayasigana ku maso. Arandika ngo ariko ndashaka kuza kuvugamo iki kintu kimwe mu nyumve neza bene data. Haleluya. Arandika aravuga ngo nuko mwiyambure igomwa ryose uburiganya bwose. Buriganya burimo burabera hano no kuri za pulpit. Saryo buriganya niki? By definition uburiganya niki? Uburiganya no kuriganya. Nukurenganya umuntu mu mayeri. Ukamwoshosha, ukamuhenda, ukamurambikira karimi, ariko wiyambitse isura y'intama, ariko imbere ibwina mu mutima uriki isegari ryana ikirura. Abantu benshi bagiye bamanuka mu buntu bw'Imana kubera ko bahuye n'amasega yambaye uruhu rw'intama, barangiza abo bantu bagatanyagurwa bagahinduka zero kubera uburiganya. Haleluya. Iyi ni intwari ikomeye cyane kubera ko umwanzi Satani duhanganye nkuko Paulo yandikiye Abefeso igice cya 6 umurongo wa 11 ngo nuko ngo mwambara intwaro zose z'Imana ngo kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi, ngo kubera yuko indwano turwana zitari nk'iziki, ahubwo turwana n'uburiganya. Uburiganya tugiye umwambaro, tujugunye umwambaro w'uburiganya muri twebwe. Impamvu tugomba umva ukuntu Petero yanditse aya magambo, aravuga ngo ikintu kigomba kubatera kwiyambura ibyo byose. Haleluya. Haleluya. Muvuge ngo haleluya. Urabura nugutamiraho ngo wumve ko ikintu koko ushobora kukibayinga. Wasanga kitagize ute? Kitujuje ibyo ushaka, ukagifata ukagira gute, ukagenda ukajya. Ariko ari abantu babanga nabo birirwa, niba keneye nk'ubunyobwa akirirwa bonje ubunyobwa bw'abandi mu nzira. Umunsi ukaje kugera nko hagati ariye nk'inusu y'ikiro byo kuwonja gusa. Ibyo nabyo n'uburiganya. Wonja numara gushimugire gute ugure akakuriganya mu kubonja. Haleluya. Haleluya. None umvira ijambo, niba twarasogongeye, niba twarakojeje yakarimi tugasanga ineza y'Imana iduhagije, niba ineza y'Imana twarayibonye kwiduhagije. Haleluya. Niba twarakandagiyemo neza tukumva ineza y'Imana ni imbaraga, niba rimwe twaragiye tukabona Imana igira neza. Haleluya. Haleluya. Niba twarateye intambwe tukageraho tukabona umwami ni mwiza pe, niba twarateye intambwe iburyo cyangwa ibumoso tukabona ineza y'Imana ntacyo twayigurana naco, nitumwegere noneho, nidutere intambwe tuyegere, dutere intambwe twinjiremo cyane, dutere intambwe twicushumuriremo, twirohemo twese, duturemo twese, twe kubanza yakaguru ngo niturangiza twongere kuja kubonja ibiri hanze. Dufite basis, twarasogongeye. Haleluya. Tubona yuko ineza y'Imana hari nziza kuri twebwe. Twirohemo rero, twirohemo. Aravugira ngo iyo usomye iri jambo, kera ntari numva neza iyi mirongo, hari ukuntu umuntu yasomaga ngo niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza ni mumwegere niwe buye ryanzwe n'abubatsi. Ariko it's not there. Ntagaruko bimeze. Soma neza Bibiliya. Iravuga ngo nuko mwiyambure igomwa, uburyarya, uburiganya na bwa bubi bwose, niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira akadomo. Nukuvuga ngo kwegera Imana gufite motere yitwa kumenya neza. Kumenya neza niko kudusunikira kwegera Imana. Sinzi ko munyumva. Kumenya ko umwami agira neza nizo mbaraga zidusunikira kumwegera. Nazo mbaraga, haleluya, zidusunikira kwiyambura ibibi. Nibyo bidutiza umurindi, nibyo bidusunika bikadusunika ntitugende nk'abanyabute tukihuta twiyambura. Nibyo bituma twitandukanye nibyo tubona bituzuye kugira ngo tugere muri ya neza twabonye yuko umwami agira neza. Bariho duhagarara. Amen.
niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami agira neza mu yandi magambo, ni mwiyambura igomwa, mwiyambura uburyarya, mwiyambura ubusambanyi, mwiyambura ububi bwose. Haleluya. Ibyo birushaho kudutiza imbaraga zo kumwegera, imbaraga koko zo guhagarara muri ya neza. Ikindi shaka kuza kuvuga noneho, haleluya, muvuge ngo amen. Freddy yandirimba ivuga ngo umwami ni mwiza pe, ngo ndirimba ariko sinzi ko ndirimba iteraniro rya itarirangira, ya itarisoreza hanga. Haleluya. Reka tuzamura amaboko yacu y'Imana yakicubahiro. Haleluya. 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 Umwami wacu ni mwiza pe. Umwami wacu ni mwiza pe. Umwami wacu agira neza. Umwami wacu ni mwiza pe. Haleluya. Kadukomera umwami wacu amashibira. Umwami wacu ni mwiza pe. Mureke tumwegere. Niwe buyerizi. Niwe buyerizi. Umwami ni mwiza pe. Umwami ni mwiza pe. Yarambabariye, 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 Yesu urabihamya, urabihamya, Yesu uramukunda, kugira ngo tugere kukuzura neza mu kwegera umwami. Hari irindi jambo ryabanje maravuga ngo mwifuza amata y'umwuka ngo kugira ngo abakuze. Haleluya. Haleluya. Narangiza gire gute abageze kugakiza. None nawuze nibaza mbase iyo umuntu yakiriye Yesu ntago aba yageze kugakiza. Agakiza nako kagira process ya growth, kagira process yo gukura, kagira intambwe zigenda umuntu. Ni nka ya magambo Petero nanone yanditse mu gice cya mbere, Petero wa kabiri gice cya mbere murongo wa 5 ngo nuko ngo kwizera mukongereho impamvu bayera ku kwizera uko niko kutugeza mu gakiza. Gakiza kageze muri twebwe ntiduhita tuba statique, tuba dutangiye urugendo rwo gukura. Gwenda uko tugenda ariko tugenda tuzamuka mu neza y'Imana. Haleluya. Haleluya. None umva rero mbabwire bene data, muvuge ngo amen. Buri muntu wese uri hano muri iri teraniro, haleluya, dukeneye amata y'umwuka adafunguye kugira ngo atugeze kugakiza. Kugira ngo tuze gukura hano ari ibintu ndashaka gutindamo ikintu cya mbere, tujye dukunda ijambo ry'Imana na amata. Icya kabiri dukunde gusenga. Haleluya. Icya gatatu tube mu bufatanye bw'abera. Amen. Murabona hano hanatari heza kwicara gutya kwicara gutya gusa, twashaka tukareba abarimo birukanka. Rimwe na rimwe nubwo tugira ubwoba ko abantu basimbuka bakavunika, tukababwira ati nimusimbuke neza mu bwenge, ariko ntacyo bitwaye gusimbuka. Umuntu arimo gusimbukira mu mwami, sibyo? Kureba ibi ngibi biruta kureba ibiri ku gisimenti, sibyo? Ngira ngo niko musho. Yes. Kureba ibi ngibi. Haleluya. Gutaramira hangaha ndahamya ndashidikanya ko biruta cyane gutaramira kuri brochette, nubwo ari nziza nazo zigomba kugira umwanya wazo, ariko ibi ni byiza. Amen. Kuba mu bufatanye bw'abana b'Imana. Icyakane umuntu ari ikingiki cyo ni ikintu gikomeye cyagoye abantu, ikintu cyitwa gufata umwanya ukaja muri isolation, ukaja hano ukishyira ku ruhande, warangiza ugafata umwanya wo gukora reflexion, gutekereza. Uru rugendo turimo tujya turutekerezaho. Mbariza mwene se ukwegereye aho ngaho iburyo cyangwa ibumoso, maze ujye ufata akanya ko gutekereza ku byo rugendo.
us be honest. Dufata kanya ko gutekereza. Mva mbabwira iki kintu bene data. Reka gutekereza cyane uburyo kugiye guserva bera, bantu utekereze uburyo kuri umugenda muri uru rugendo. Reka gufata umwanya munini cyane wo kubanza gutekereza kuri Christian service, kumurimo ugiye gukora ukorera bera. Oya, jubanza ufate umwanya wo kubanza gutekereza ibyo urugendo urimo. Urimo urabigendamo gute? Kuko uwo mwanya, haleluya. 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 Reka mbabwire bene data torero ry'umwami, iyo umuntu afashe uyu mwanya wo kwitekereza, ubanza wowe wenyine ugakora discovery y'amafuti yawe n'intege nke zawe mbere y'ukundi anazereko. Kandi iyo wagize igihe cyo gufata umwanya wo kwitekerezaho, ukamenya intege nke zawe, ukamenya aho unanirirwa, n'iyindi muntu aje kubikubwira, nturema urugamba. Haguremo urugamba. Haguremesha urugamba nguvuye ngo jewe ngo barasebeje. Bagusebeje iki? Ibyo bavuga nibyo, n'umutima wawe ugira gute? Urabihamya yuko ibyo bintu ari iki, ariko ugahita wambara ikoti rya self defense. Hari ijambo Paulo yanditse mu Bakorinto, reka turisome. Abakorinto ba 2:13 munyemerere tujye twese. Haleluya. Abakorinto reka tuasome mu izina rya Yesu. Umwami ni mwiza pe, ni mwiza pe, yarambabariye. yarambabariye. Umurongo wa 5 haravuga ngo ngaho ni mwisuzume ubwanyu, mumenye yuko mukiri mu byo twizera, kandi mwigerageze. Mbese ntimwimenya kandi nimuzi yuko Yesu Kristo ari muri mwe, keretse ahari mubaye abagawa. Fata umwanya, ufata umwanya mbere yo kuza kubwiriza, mbere yo kuza kuririmba, mbere yo gutanga amaturo, mbere yo gukora umurimo, banza ufata akanya witekerezeho, isuzume, kora check up yawe wenyine. Amen. Kuko iyo umuntu amaze gukora iri suzuma, iri verification, kwisubiramo wenyine. Reka mbabwire iki kintu, uku kwisubiramo niko kwashoje wa mwana w'ikirara ngo yisubiyemo, ngo aza gusanga ngo ntagomba gukomeza kuba umugaragu. Iriya ari sinziri baturi kumwe marangurikiye. Uyu mwana w'ikirara wari wavuye kwasa akagenda akaba inyagasozi, ngo yaragiye amaze gukubitwa iriya, ngo aravuga ngo reka yisubiramo. Reka ko abantu bagusubiramo wisubiremo. Haleluya. Mbirira mwene sukwegere ngo dufata akanya wisubiremo, wigenzure. Kora igenzure. Fata akanya wigenzure. Uracyahagaze mu byo kwizera, mbere yuko abantu bakwerekwa, mbere yuko abantu bakugira inama, mbere yuko abantu bakugenderera. Kuko turimo turegera umwami n'umwami, kuko iyo tumwegereye, haleluya, uko tugenda tumwegera, umucyo wo komeza kutumurikira, uko tumumurikira ububi bwacu bukagaragara. Ububi bwacu bwagaragara, twagira amahirwe tugakubita ibipfukamiro hasi, ineza yikongera ikadusuko, yadusuko tukongera tukaba abanyembara, tukongera tukagenda. Ntabwo umuntu ufite attitude nk'iya Kayini, Imana yaramubwira ngo yewe Kayini amaze gukora ikintu gikomeye cyane. Haleluya. Muzi kundi Imana yabwiye Kayini, yaramwaje ngo Kayini, mbere yo kugeraho ngaho buretse, amwe ngo murumuna wawe ari ndumurinzi wese, ariko yari icyago uyu mugabo ye. Uyu muntu yari icyago bene data. Umuntu wangara Imana akayibwira ngo ndumurinzi wese. Hari wanshize kuri Ndabeli. Ni kuyandi magambo genda wirebera iyo yagiye. Yewe. Ega Kayini we. Nimuvuga ngo umwuka wa Kayini utuve mu izina rya Yesu. Soki. Umwami ni mwiza pe. Yarambabariye. Naura bihamya. Haleluya. Nakubwiye ngo sindi umurinzi we. Ni nkibereka twija twirirwa tuvuga, ukareba mwene so ugashaka kumugira inama, yarangiza kubwira ngo mind your business, I'm minding mine. Mind your business.
go and mind your business. This is not your business. Hey guys, hallelujah, hallelujah. No one is minding his business here. Turi interconnected mu mwana. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo buri muntu n'urugingo rwa mugenzi we. Hello, hallelujah. No one is minding his business. Buri muntu n'urugingo rwa mwene se. N'urugingo rwawe gatori. Hallelujah. N'urugingo rwawe ruboneka. Nubona iyo ubonye urugingo rwawe rurwaye wihutira kurujana kwa muganga. Ariko barakwegereye barakubwiye ngo my dear. Hallelujah. Bimeze gute? Baba ngo menye ibyawe nanjye ndamenya. Uri Kaini, ufite umwuka wa Kaini. Kaini kazi. Mureke tujye tuba inyunganizi za bene data kugira ngo dutere intambwe muri uru rugendo. Abafaransa bo bahita bavuga ngo no guys, urazi ngo chacun pour soi et Dieu qui t'a dit ça? Ce sont des théories diaboliques. Ngo buri muntu amenye ibye, Imana imenye ibyacu twese. Ninde wakubeshe? Ngomba kumenya ibyawe nawe ukamenya ibyanje. Hallelujah. Ngomba kumenya ibyawe. Nigeze rimwe gushaka kugira umuntu kera ngira umuririmbyi nari naraba umushumba kera numva ndeba mwene data umwe twaririmbanaga ndamureba mbona arasa n'umuntu usa naho ikirenge cyarebye gutya, ariko turimo tugenda gutya. Rimwe ndamuhamagara ndamutumiza waje tukaganira aranyita Imana impumugisha ngo tugere ngo mubwire ikintu ashaka kumuhonya. Sinjewe wabonye mva imbere ye, sinje wabonye mva imbere ye mushumba. Yaragiye nko gufata icuma nuko yagize amahirwe arakibura, ariko naye nabonye nkaho agiye kunca akaboko deja byarangi. Ndabanditse mishe ariko esa gumugisha. Haleluya. Abandi uko biri kose ni handi ndagusembuye urushijeho kwigaragaza ukundi. Buriya abantu benshi baba Kristo kumureba twese tumeze nk'abajanti, abantu beza nuko tarabura n'ibintu bitujegajeza. Muntu ufite ibintu bitujegajeza. Ubu mureba nsa n'umuntu witonze, ahari bishobora kuba nk'umuntu witonze kubera ko ntaye nakubitana n'ibintu bisembura amaranga mutima yanjye. Tuzamenya ko uri umwizera nyawe. Haleluya. Ngirira mwene se ukwegere ngo tuzamenya ko uri umukristo nyawe. Wahuye n'ibikujegajeza amaranga mutima yawe agasaragurika. Nibwo tuzakumenya. Tuzamenya ukuntu yitumera inkondo. Tumenye ukuntu imiti itayirega mu gahanga, akaba n'abandi batangira kumemaguza kandi badasanzwe uburakari gusa. Bagahita batanga kugira ngo azavugisha kubera imiti. Umwe waje hano undi ugahita umanukana kandi hano murabona hano ubundi nyawo mutari kuhitwaza. Undi ugahita uzana undi ukitambika hano munsi y'akana. Tuzamenya neza ko uri muri ibi ngibi by'uru rugendo neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Nibwo tuzabimenya gato, nibwo tuzamenya neza ko uhagaze muri ibi by'uru rugendo. Ariko twese umurabutuje twese mu bwato. Mambo ni safi, mambo ni salama. Ariko umuraba no kuzamukana kandi ukakuzamukana nje utanzamukanye. Hari gihe umuraba uzamukana umuntu undi we inyanja ituje pe. Ituje pe. Ubundi wowe ku rwawe ruhande Dismas n'urugero. Haleluya. Wowe uri mugira gute? Bangwa ari kwinyanjira kamaryari. Ico gi tumenya yuko uri umwizera. Tumenya yuko koko wegereye umwana. Sibyo? Yes. Ariko twese tukira hanga tukira mu bikimeze gutya twese tutatwahora n'ibisaza. Bya bintu umuntu wese mu iriya ibi ni byiza nabyo ni byiza. Cyo tunabikorana n'imbaraga ariko nituranze ariko tunabikore. Turimo twitoza kugira ngo nigihe tugera mu muraba. Haleluya. Haleluya. Nigihe dukubitwa n'umuraba, mambo yawe shwari. Dukomeze duhagarare. Duhagarare. Nana umviririye.
Paulo nako Petero arandika aravuga ngo ubwo mwiyambuye mugashaka n'amata y'umuka kugira ngo bakuze mukanyura muri za ntambwe zose ijambo gusenga kwigenzura no gutekereza noneho haleluya kindi nimwegere Yesu niwe buye ryanzwe n'abubatsi ibuye rikomeza imfuruka haleluya mwegere ibuye ndashaka kubatangariza iki kintu ibi byose navuze bibanza bituruka muri self discipline ntibyakundiye Yesu atarimo binduka zero bita byanga sibyo zero umuntu utuma ya discipline zacu za Kristo zigira imbaraga nibuye rikomeza imfuruka riza rigahita rihagarara mu nguni y'ubuzima bwacu haleluya musingi bora ni ibuye rikomeza imfuruka benega nyanangazwa cyane n'amagambo reka riyo nsorezaho uyu muntu wanditse iki cyanditswe Petero ukuntu yafashe uru rugendo wakiza akarugeranya nibuye ariko yagira ngo akoreshe langage iri metaphorique yoroshe kumva umuntu wari we wese n'umuntu bidasaba revelation ikomeye cyane uko iyo tugiye ku mashante aho bari kubaka duhita tubona ukuntu ibiyari ry'agaciro ku musingi sibyo noneho abubatsi burya babahanga mbere yuko bafata nivo nziza inzu baragenda bakabanza amabuye yo mu nguni hariyo siko bigenda hano ni harimo abubatsi umwubatsi nuwona agiye gutangira kubaka gatereka ibuye mu hari hagati uzumenya ko inzu izahagarara nabi kandi binagaragarira yegeze iri hejuru ugasanga plafond yajemo force cœur yango niko bigenda bita bipfa ariko abubatsi babanga bahera mu nguni bagashinga ibuye rya mu nguni kandi iyi nguni igafata uruhande igafata nuru ku murongo akongera akaja no muri iri nguni yindi haleluya mumve Petero bene data uyu ni yari yarize na ingenieur yari afite muri construction ariko umwuka aramuhishurira arimo ngo uzabwira bere uri kwandikira n'abandi bazasoma ubutumwa bwiza Yesu niwe buye rikomeza imfuruka niwe buye rigenda rigahagarara mu mfuruka imwe y'ubuzima rikongera rigahagarara mu mfuruka yindi y'ubuzima rikongera rigahagarara mu yindi mfuruka y'ubuzima rigahagarara no mu yindi mfuruka y'ubuzima izigakomera igateranwa afata ubuzima bwo mu mwuka abugeranya ariko ikintu gitangaje haleluya ibuye ridafite ubuzima ariko avuga ngo Yesu nibuye si sarabwayi si giparara ahubwo muri we nibuye rifite ubuzima umuntu wisunga ryabuye haleluya amen umuntu wisunga ryabuye kubera ko ari ibuye rifite ubuzima rimuha ubuzima iribuye kubera ko ari ibuye ryuzuye amahoro umuntu ugisuza amahoro yasenyuze rimuha amahoro iribuye kubera ko ryuzuye gukira umuntu yaryisunze indwara zamunyeganyije rimuha gukira indwara iribuye kubera ko ryuzuye ihoza amarira haleluya umuntu yaryisunze arimo kurira amarira yaranze guhora ukarira abandi batarimo no kubireba ugacece kukarira wenyine iribuye riguha guhora amarira iribuye iyo ryisunze waratakaje ibyiringiro by'ejo hazaza kubera ko ryuzuye ibyiringiro haleluya rikuzuza ibyiringiro biterwa n'icyo ushaka kwibuye biterwa n'icyo unyotewe kuri ryabuye iribuye rifite ubuzima muri ryo ni muryisunge haleluya niwe buye rizima byanzwe n'abantu ariko ku Mana byaratoranijwe rihinduka iry'igiciro cyinshi ngo namwe muzubakwa muhinduke inzu y'umwuka muhinduke n'abatambyi bo gutamba ibitambo byo mu buryo bwo mu mwuka ku bwa Yesu Kristo naraye So kwinjira
ibyahise kumbe nasanze ko byahuye ni Yesu ko naraye ku rurembo rwiza amateka yajya ahindukira ku marembo y'ijuru naraye ku marembo y'ijuru sifite isoni simfite isoni zo kwinjira yambabariye ibyahise kumbe nasanze ko byahuye ni Yesu ko naraye ku rurembo rwiza amateka yajya ahindukira ku marembo y'ijuru naraye ku marembo y'ijuru. haleluya reka tuzamure Yesu amaboko we ndashimira umwami w'abami ko ari umwami uhindura ibihe n'amateka amen tumwisunga tujegajega tumwisunga tudafite ejo hazaza hari asure Yesu akaduha ejo hazaza Amen. haleluya Yesu ntagira isoni n'ifunwe ryo gufata umuntu umeze nka Mefobesheti wakamuga amen haleluya amen haleluya Yesu ntagira ifunwe ryo gufata umuntu udafite shinge na rugero akamugira umuntu muzima ndamushimira umwami w'abami shimiye umwami w'abami bene data ndamushimiye umwami w'abami ndamushimiye umwami w'abami ndamushimiye umwami w'abami haleluya ndashimira umwami w'abami ko ariwe udukomeza agakomeza ubuzima bwacu kugira ngo aturemere ubuhamya bwo kuvuga ndagira ngo dusoreze ku magambo ari mu Baefeso igice cya 20 kubera ko twisunze ryabuye igice cya 2 umurongo wa 19 kugeza ku wa 20 hagire umuntu ufasha dusome ayo magambo niyo nsorejeho kugira ngo ne gutinda inyigisho ni ndende sinayivuga kwani wacu ku rusengero natangiye kwivuga mu kwa mbere na n'ubu sindayisoza sinayivuga rero muri uyu mugoroba ngo birange amen ariko reka dusome Abefeso turasoma ibice bibiri umurongo wa 19 kugeza ku wa 21 ndashaka kubabwira ikintu kimwe nacyo nsorerwe kubera ko iyo twisunze iribuye rikomeza imfuruka amen this living stone iribuye ribeshaho haleluya hari ukuntu ritugenza somera iyo mirongo ibiri 19 na 21 nuko nimukira abashitsi n'abasuhuke ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera ndetse murabo mu nzu y'Imana kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka muri we inzu yose muri Yesu inzu yose iteranijwe neza hano iyo bavuga inzu iteranijwe ni twebwe nk'umubiri wa Kristo ndashaka kuza kubabwira risk itorero rifite kuri uyu munsi muri angle zose zitandukanye kubera ko abantu tudashaka kubakika neza ariko sozo uwo murongo mbifugire muri we inzu yose iteranijwe neza ego irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami Yesu 22 ego muri we namwe murubakanwa iri jambo niryo nashaka ko tuza kuvuga muri Yesu haleluya amen muri Yesu namwe muragira gute murubakananwa sibyo kanya murubakanwa yes muri we namwe murubakanwa nukuvuga ngo iyo anyubatse anyubaka kuri gatore akanyubaka kuri mbonigaba kubera ko muruva utwahindutse amabuye mazima kugira ngo duhinduke inzu y'ingwa ngwira inzira kura
inzira zamuka ntabuye ryubakwa muri independence, ntabuye ryubakwa mu buryo buri separate, ntabuye ryubakwa ukwari, ibuye kugira ngo zizamuke. Haleluya, Hallelujah. haleluya, Amen. haleluya. Amen. Muri Kristo Yesu turubakanwa, kubera ko ndibuye ngerekwa kuri mugenzi wanjye akagerekwa kuri njyewe, nawe ukagerekwa kuri we, tukagerekwa kuri twebwe. Yanzu y'umwuka ikagenda igira gute? Ikagenda izamo. Voici le risque. Dore risque irimo nuko uyu munsi ndubakika ngashaka kubakwa mu buryo buri independent. Sinzi ko munyumva. Inzu nubwo yaba ari igitangaza gute, ariko ntiyubakwa n'ibuye rimwe. Hanzu yubakwa n'itafari rimwe. Haleluya. Sinzi nimwe murimo kunyumva. Nuzajya ubona Imana irakubatse. Haleluya. Yesu ashimwe bene data. Kugira ngo wowe uzabe inzu nziza ifite ubwiza bwinshi, uzajya ureba ko na mwene so yubatswe kuri wowe. Ntabwo muri kunyumva. Nuzajya ukenera ko utera intambwe kugira ngo ugere ku muzuro w'umugambi Imana yagennye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Hallelujah. Semeni haleluya. Hallelujah. Muvuge ngo haleluya. Hallelujah. Nta muntu wubakwa ku giti cye. Umuntu yubakanwa na mugenzi we. Umuntu akomera ari uko yubakike kuri mugenzi we. Umuntu agira imbaraga ari uko ashinza kuri mugenzi we. Nutangira kugenda wenyine, nutangira gukora ku giti cyawe, urimo gukura le risque yo kugwa kandi uzagwa nabi. Iri jambo risomere muri Bibiliya, ijambo ry'Imana. Bibiliya ijambo ry'Imana bless. Hasomere wumva ukuntu ariko niba hari nufite na Bibiliya ntagatifu, verse ya Bibiliya ntagatifu ari ifite hano muri telefone, nta kibazo turayisoma nayo. Ntawe ifite muyisome mwumve nico nsorejeho. Ijambo ry'Imana havuga gute bless. Umurongo wa 22 2:22 niyo nsoreje. Ndimo ndavuga iyo twegera Yesu. Haleluya. 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 Iyo twegera Kristo aduhindura ibuye rizima riza kugira irindi rizima, rindi rikaba rizima, rindi rikaba rizima, inzu y'umwuka ikubakika. Inzu y'umwuka ikazamuka, itorero rikubakwa, ministry ikubakwa. Nta ministry yubakwa n'umuntu umwe, nta nubwo yubakwa na babiri, yubakwa na mass. Kimwe nuko uyu muntu agiye kubaka inzu, nta muntu wakenera kubaka inzu ngo yubakisha amatafari 15. Byibuza na amatafari ibihumbi bingahe? Ibihumbi bingahe? None twebwe tunaniwe kubaka ministry ntoya tutarigeze no kuri 800. Ministry naniwe kuyubaka, tunaniwe kuyubaka. Matorero tunaniwe kuyubaka. Umuntu aragira igihe Imana irimo kumubaka kugira ngo we umumaro mu itorero agahita comokoga. Hey guys, ninde wabaroze? Mwari uburozi bwa hehe? Ninde wabaroze? Uburozi mwabuririye. Umuntu akomera ari muri bene se. Amen. Umuntu akomerana na bene se bene data. Nta muntu ukomera ku giti cye. N'abadayimoni badutera ari benshi. Abadayimoni ibihumbi 7 bari mu muntu umwe. Hajya si ibihumbi 2. Si ibihumbi 2. Abadayimoni ibihumbi 2 bajya mu muntu umwe. None wowe urashaka gukora umurimo uri singleton. Gute? Gute? Turubakana ngo kubera ko twegereye ibuye rizima, tugahinduka abazima, amatafari mazima, ibuye rigacomekwa kurindi, rigacomekwa kurindi, rigacomekwa kurindi, uko niko inzigandi izamuka, twarangiza tugasaka. Amen. Yes. Dukuremo independence muri uyu murimo, dukuremo kwigenga. Yesu ntiyaduhamagaye ku giti cyacu, niyo mpamvu yahamagaye 12 ngo batazagira ugenda wenyine. Agiye no kubatuma yafataga babiri mugendane babiri mujya kwagura ubwami bw'Imana. Naho twe turimo turagenda umwe ku giti cye. Why? Gute? Uyu ni umwuka wo kwanga kuyoborwa, ni umwuka wo kwigenga n'uw'abadayimoni n'uwa Satani n'uw'isi n'umwuka mubi. Simbivuze? Ndabivuze ku mugaragaro n'isi yose ibyumve mu bishire hose. N'umwuka wo kwanga kuyoborwa n'uw'abadayimoni n'ubwenge bw'isi budaturuka ku Mana. Nta nubwo bidufasha kuba abatsinzi. Mubyumve cyangwa ntimubyumve? Somera uwo murongo mwene data. Aravuga ngo
bityo muri we namwe mwubakwa hamwe. Alololololololo. Bityo muri Yesu, oh haleluya. Semeni haleluya. Bityo muri we namwe mugira gute? Mwubakwa hamwe. Kugira ngo mube inzu y'Imana. Kugira ngo mube inzu y'Imana. Ituramo ku buryo bwa mwuka. Iturwamo ku buryo bwa mwuka. Amen. Twayirangije. Dusome ntagatifu. Ntagatifu iso. Muri we mwubakwa hamwe. Vuga ngo hamwe. Ku musingi umwe. Ntagatifu bwa soma ntagatifu. Duhere kuri 21 ntagatifu. Ibimwubatseho byose bizamuka bisobekeranye neza. Ibimwubatseho bizamuka bigize gute? Bizamuka bisobekeranye neza. Bigahinduka ingoro ntagatifu. Ibereye nyagasani. Voilà pourquoi nous sommes condamnés à l'échec. Namwe kandi niwe mukesha gusobekwa. Kuri iyo nzu imwubatseho kugira ngo muhinduke ingoro y'Imana kubwa Roho Mutagatifu. Amen. Ubwa mbere Imana yashize intumwa mu itorero, ubwa kabiri abungeri, ubwa gatatu abahanuzi, ubwa kane abavuga butumwa, ubwa kane, ubwa gatanu abakora ibitangazo, ubwa gatandatu ngo kugira ngo umubiri wa Kristo ugira gute? Wubakwe. Kubera ko twegereye ryabuye rizima rikazana ubuzima, dukurayo ubuzima bwo kubakana. Ariko Mana urengera itorero ryawe n'abana bawe wabyaje amaraso muri iki gihe. Umuntu araza Imana yatangira kumuzamura agahita acomoka kuri mwene se. Vous savez les résultats. Wa undi comokotseho asigara ari kajorite, n'uwagiye nawe agenda tuzuye. Mwembi muba mwapfuye. Muba mwapfuye mwembi. Iri buye ritanga ubuzima bene data. Haleluya. Haleluya. Turwanye umwuka wo kudaca bugufi mu izina rya Yesu. Muka kwanga kuyoborwa mu izina rya Yesu. Tumenagure n'abadayimoni nugamije kuducamo. Ijambo Yesu baramubwiye ngo ni mukuru wa Belzebuli, ngo niyo mpamvu iri kwirukana abadayimoni. Ababwira ngo reka ngo niba nirukana abadayimoni ndi Belzebuli, ngo ndagira ngo mbatangarize yuko ngo iyo ubwami bucitsemo kabiri ngo biba bigenze gute? Ngo buba bwarangiye ndi buba bugifite imbaraga ubwabwo. So none murumva niducikamo, murumva umuntu nakora umwe agakora yerekeye iburyo undi ibumoso. Really, do you think tuzagera kuri success? Reka mbasabe duhaguruke dusenge mu izina rya Yesu. Twegere tumwegere niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana